Bantu musenga cyane, musengera umuntu bita Gisa cy'inganzo, rwose afite ibibazo byinshi bitandukanye. Uyu mugabo w'impano nyinshi ariko ishobora kuba imaze gupfubirana, bamaze no kumwibagirwa ari benshi. Afite ibibazo byinshi bitandukanye birenze. Mu myaka yashize yagiye afungwa kenshi cyane, kandi mu by'ukuri atari ko abuze impano, ari n'umuhanga, yewe azi no kuririmba, ndetse n'indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, akundwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Ariko uyu mugabo rwose imbogamizi zagiye ziba zimwe, cyangwa yagiye ahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko bishingiye ahanini ku kintu kimwe. Hari n'abantu benshi bagerageje kumufasha mu buryo bwa muzika, bwo gukora muzika ndetse n'uburyo bwo kumuganiriza, ariko uyu mugabo nawe akagaragaza ko abashije kwirengagiza ibyo yashinjwaga byose. Yahoraga muri gereza ashinjwa ibijyanye n'ibiyobyabwenge. Uyu mugabo rimwe yagaragaje ko abiretse burundu, ndetse agaragaza ko yeguriye Imana. Abantu benshi batangiye koma amashyi, ariko uyu mugabo rwose akwiye gusengerwa. N'ubu ngubu ari muri gereza ya Muhanga, n'ubundi ahafungiye akurikiranweho ibiyobyabwenge. Akeneye gusengerwa cyane bantu, rwose ntitwibagirwe impano y'uyu mugabo wari uzwiho kuririmba neza cyane. Mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yamenyekanye harimo nk'iyitwa Rumbiya, yaciye ibintu bigacika, n'iyitwa Uruyenzi nayo yabiciye bigacika, ndetse iranakundwa cyane, yabaye n'indirimbo nziza mu mwaka wa 2015. Uyu mugabo rwose ubabaje benshi cyane kubera ukuntu ubuzima bwe bugenda bwangirika, ndetse azwiho gukorana amakorabo n'abandi bahanzi benshi, harimo nk'iyitwa Uruhinja yakoranye na Ama G The Black, harimo nk'iyitwa Kebuka ngo Fotori yakoranye na Nurfasasi bakunze kwita Diplomate, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko uyu mugabo ntabwo byagiye bimuhira cyane, nubwo yari afite ijwi ryiza cyane. Ibiyobyabwenge bikomeje kumwibasirana n'iyi saha, nyuma y'uko hashize nk'imyaka igeze kuri 3 yari amaze gutangaza ko ibiyobyabwenge abiretse, ndetse yeguriye Imana. Abantu benshi bagashima Imana, bavuga ati Gisa cy'inganzo ubuzima bwe buragarutse. Ariko nanone kugeza n'iyi saha ari muri gereza ya Muhanga. Izi rero ni breaking news, navuga ko zidashimishije ku bakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse n'abakunzi ba Gisa cy'inganzo muri rusange. Reka dukomeze kumushyira imbere y'Imana. Za breaking news, mukomeze kumusengera, turebe ko uyu mugabo ufite impano idasanzwe yo kuririmba, ijwi ryiza, hari icyo Imana izakora. Niba ukunda Gisa cy'inganzo rero komeza umusengere, wandike muri comment sengesho umusabira, ukande like, share, ndetse n'abandi babibone nabo bamusengere. Wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, dukomeze kubana. Ndagushimira nawe wamaze kuhakora kukanda subscribe. Imana iguhumugisha, komeza kugira intangiriro nziza z'umwaka ndetse n'impera nziza z'icyumweru. Ndabakunda.